Magnifique dushakira amatangazo ya APR sinatondera n'amavideo ya Seydou Yusuf Daoud Munyegana Mayesto arimo arenjoyinga umupira nabonaga ejo taroriyandika ngo uburyo Daoud ari gukina mu ntare ngo biri tuburyo itoza muri APR ngo arishimye wagira ngo ni habarizo aho ya rwose navuze ni saa 9 wajya kureba imyitozo y'intare kandi hano hepfo rwose ndumva ashaka kujya kwireba fatire video nziza iri clean ya Daoud ariko siko mbona nabyo bazabitekereza APR kohereza umukinnyi gukora imyitozo mu ntare buriya ni igihano ko bigira bigasa nk'umuhango nanone iri tangazo koze mu myitozo iminsi 2-3 asubira nkuru ubundi ni igihano ese nta fines bagira cyane kubanza kubitekerezaho nabyo kuvana mu ikipe ya mbere nibibe nk'ikinamico bigahora bagiye mu nta byamuhinduye ikiza Daoud asubiyeho bwa kabiri we nazajya n'ubwa gatatu rore Kazungu ikintu avuga ngo ese cyaba ari cyo nyine gikwiriye ko umuntu adahinduka ari cyo mucisha mugufi mu mutima reka twinjire kuri Daoud dusomera itangazo bashingiye kuri ibyo byo kuba yisekera ntacyo bimutwaye Sareri yiracyazwe yari imeze ubundi koko icyo ni igihano ku mukinnyi wa APR kuba ngo igihe Kicukiro avuye Ishyorongi mu ntare Daoud ngo niwe mutoza ngo ameze nk'umutoza umwe aravuga bakikiriza bari gutoza bari abana ngo uburyo bafunga baro ese reka twinjire muri iri tangazo ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo masayi saa 9 saa 10 sibyo kanya turaza turisesengura gusesengura riragira riti mu izina ry'ubuyobozi bwa PRFC ndashaka kumenyesha abakunzi bacu bagaciro inkuru ebyiri z'ingenzi zerekeye ikipe yacu icyambere mu isuzuma rya vuba ry'ubuvuzi umukinnyi wacu Ishimwe Pierre yasanzwemo imvune ikeneye kuvurwa no gukurikiranwa bihagije dukurikije inama z'abaganga azamara hafi amezi 2 atari mu kibuga kugira ngo abashe gukira neza iki cyemezo cyafashwe hashyizwe imbere ubuzima bwe bw'igihe kirekire n'umwuga we nk'umukinnyi itsinda ry'abaganga b'ikipe rikomeje kumukurikiranira bya hafi kandi afite ubufasha bwuzuye bw'ikipe mu gihe cyose ari mu nzira yo gukira ati twizeye ko azagaruka ameze neza yiteguye gukomeza gukorera ikipe n'ubwitange twibutsa ko uyu nawe yavuye mu ntare nawe yakoreye imyitozo mu ntare nawe yarahawe igihano cyo gukora imyitozo mu ntare komeza turabigarukaho icya kabiri APRFC iramenyesha abakunzi bayo ko hari ikibazo cy'imyitwarire kireba umwe mu bakinnyi bayo kiri gukurikiranwa imbere mu ikipe APRFC iharanira urwego rwo hejuru rw'ubunyamwuga imyitwarire myiza n'ubunyangamugayo hafashwe ingamba zikwiriye hakurikijwe amategeko n'indangagaciro by'ikipe iki kibazo kiri gukemurirwa mu buryo bw'imbere mu ikipe kandi gifatanywe uburemere bukwiye amakuru arambuye kuri izi ngingo zombi azatangazwa igihe gikwiye turashimira abakunzi bacu ku cyizere ubumwe n'ubufasha budahwema kugaragaza APRFC umurava intsinzi ubwo niko itangazo ryarangiye ni chairman wa APRFC Brigadier General Deo Rusanganwa Lorenzo iri tangazo ririmo ibice bibiri hari igice kivuga kuri Ishimwe Pierre n'igice kivuga ku wundi mukinnyi batashatse kuvuga izina rye ariko ibyo bice byombi birimo ku ibintu bikwiye gusobanuka kubera ko ubuyobozi bw'iprononcege iri tangazo rikwiye kuza rikuraho ambiguité rikwiye kuza rikuraho ibihuha na speculation ariko ndumva rirushaho guteza speculation abasore kubivuga no gukura abantu mu rujijo ko riturutse mu buyobozi bukuru bw'ikipe ariko naryo ushyira abantu mu rujijo yashyira abantu mu rujijo icyambere Ishimwe Pierre ararwaye yaravunitse nibyo ni mpamvu atari no kwitoza ariko yavunikiye mbere na mbere Ishimwe Pierre umukino wa nyuma yakiniye APR yawukiniye Bugesera banganye 2-2 yawuvunikiyemo nyuma y'uwo mukino yagaragaye akora imyitozo mu ntare urabyumva urujijo rukwiye kuvanwaho ese yagiye mu ntare habaye iki agiye gukora iki ese yarafite ikibazo cya discipline ese ni performance yari hasi ni iki cyari cyabaye kuko umukinnyi ufite imvune ajya mu ntare gukora imyitozo kandi afite imvune hari icyo umutoza yabivuzeho umutoza wa APR umutoza wa APR yavuze ko yamuhaye ikiruhuko cy'icyumweru yitekerezeho ariko se baruhukira mu ntare avuga ko n'umukinnyi none afite imvune nyine
none se yagiye mu ntare afite imvune yagiye kuruhukirayo none se cyangwa yavunikiye mu ntare se yagiye gukora yiki urwo ni urujijo nyine rukwiye kuvaho muri iri tangazo uranakoze cyane kuko kuzana bavuze ingingo. izina rye Yego. bakwiye kuvuga amakuru yose amwerekeye cyangwa Okay, ntabwo batangaje ko bamuhanye ntibigeze batangaza ko ajya mu ntare ntibigeze batangaza ko bamuhannye just baravuga ko ari umukinnyi wagize ikibazo cy'uburwayi ubwo burwayi niba yarabugiriye muri ekipe ya mbere bikwiye kuba bisobanutse ariko twamubonye ajya mu ntare ahubwo muri iri tangazo Magnifique rwose harimo kuvuga ngo yagize imvune ryari cyangwa kuri macihe kuko ntituzi ngo imvune yigeye mu ntare cyangwa se bigere muri mace bugesera yarayisanganywe nacyo kiriho nyuma ya mace bugesera ntiyigeze asubira Chairman. nacyo afande deo yego niba atarakibutse bakeneye kugishyira mu mucyo yavunikiye hehe ryari uza rero mu makipe y'i burayi umukinnyi kubera imvune yagize kuri maci ya Brighton ni urugero azamara iki gihe kiniki arimo kuvurwa kubera imvune yagiriye mu myitozo ni byiza kubisobanura yavunikiye hehe ni maci ya bugesera ya nyuma aheruka gukina ari 2-2 icyo nacyo gikeneye gusobanura icya kabiri muri iri tangazo rya kabiri ngo itangazo rya mbere ririmo urujijo nubwo izina rya Pierre ryavuzwe mu buryo butomoye ariko hari amakuru adatanzwe yagiye mu ntare bigenze gute akwiriye gusobanuka kuko inyuma y'match ya bugesera atasubiye ishorongera akajya mu ntare ese yavunikiye mu myitozo y'intare ese yarwaye iki kuko niyo match niko gukandagira kwe mu kibuga duheruka nyuma ya bugesera ni Kicukiro mu ntare ibyo twaribonye yongeye gusubirayo ese yavunikiye kuri bugesera ese yavunikiye mu ntare ese ubu ni nyine kuki ajya mu ntare kuko ari imyitozo ayo ni amakuru akwiye kuba kiriya igice cya kabiri rero icya mbere tukivuyeho hari icyo ngiye kukivugaho tutarajya ku cya kabiri icyo mbona ku gika cya mbere nyakubahwa chairman brigadier general de Rusanganywa mu byo yashyize muri iyi baruwa yageneye abakunzi b'ikipe ya PRFC njye ndabonamo pressure bo bitera bitewe n'ibiba byagiye hanze source z'abari imbere muri PRFC batanga amakuru akajya hanze nyuma bakisama badashoboye kubigarura kuko tuzi neza ko Mario yari mu kibuga cy'imyitozo cya PRC PRFC iri gukina na polisi Nari Hilal ntabwo yemerewe kuyireba iyo match ntabwo yemerewe kuyireba mu myitozo mu masaha yego ni umuzamu w'ikipe ya mbere wabanzagamo muri press conference umutoza mukuru w'ikipe ya PRFC yavuze ko Pierre yamusabye ikiruhuko ngo aruhuke mu mutwe ajye ku murongo ntibyari imvune ngo arakimuha sibyo yego aha noneho duhuze iri tangazo n'ibyo umutoza yavuze kuko umutoza abana n'umukinnyi uyu munsi ntabwo rero uraza gusohora itangazo ko yamuhaye ikiruhuko nyuma ya match ya bugesera yego kandi nabyo wabyumva ukurikije igitego yatsinzwe ashobora kuba atameze neza mu mutwe namuhaye umwanya wo kwitekerezaho ariyo mpamvu wenda muri uwo mwanya yamuhaye yagiye Kicukiro reka tubyemere yagiye Kicukiro kuri PRC mu ntare yego ariko Magnifique nakabona akavideo none se yageze mu ntare avunikirayo cyane ageze mu ntare yavunikiyeyo ntajya leta isoko aho rero niho bavuga ngo uyu mwana amakuru ya Zandana hari ni ubutazi bavuga ko iriya video ya Pierre kijya hanze mwabonye ko bareyo bayisamiye hafi barayisamye barayita ntabwo ari abareyo n'abanyamupira yari ibabaje iriya video yego bafashe Pierre bamukurikirana kuva yinjiye ku kibuga kugeza agezemo abanza gusenga n'ibindi byose yego iriya video ntabwo yafashwe n'umufana ubyumvise nabi uretse gato abayikwirakwije ntabwo yakwirakwijwe n'abafana iriya video yafashwe n'umuntu woherejwe n'umuntu runaka arayifata ahita ayiha abanyamakuru yego bashishikarira ibintu bya peri bahibikanira ibintu bya peri cyane yego barayikwirakwiza dore nk'iyo video bari kuri YouTube bari kuyibona amakuru avuga ko nyuma y'iyi video kandi Pierre atabizi Pierre ngo avuye mu myitozo abona iyi video iri hanze uburyo yabaye iciro ry'imigani breaking news yabaye iciro ry'imigani abantu bose ariyo Pierre ngo umuhate wo gukora imyitozo no gusubira mu kibuga byaranze ngo byahise birangira yabaye nk'umurwayi bikavuga ko rero byageze ntabwo banyohereje mu ntare gusa bantumyeho umuntu ugomba kumfata video bakanteza itangazamakuru bagakonfirima ko navanwe muri APR muri ekipe ya mbere kipe nkunda no kureba iyi video yamukomerekeje umutima cyane n'imbaraga zo kwitoza umukinnyi uri gusoza amasezerano muri APR kuko message yari yahawe n'umuntu runaka
abantu baba influencer bataba no mu mupira aribo abantu banditse mbere na mbere ibintu bye nyibona bakasuku banditse bamukatira bamukara buyungoye nahise mbona ko abandi ari bantu kampeni nyine ari kampeni bikavugwa ko rero uyu mwana nyuma y'ahagize ibyo bimeze nka depression bamwe mu bakuru muri aperi babamo nyine aperi ni ikipe irimo abagabo bakomeye cyane bayikunda batishimiye uburyo rwose Pierre yatiritinzwe Bone batunguwe se nyine ubuyobozi baratunguwe nyine bamwe mu bantu baratunguwe simamye ko ibi bintu baravuze ati mu buyobozi bwo hejuru bwa bwo APR hejuru bwari bubizi. high command Ubuyobozi bwa APR high bwigeze command kohereza umuntu ngo APR. afate video video Pierre ngo ayihe influencer. mujye kuyihereza abantu ubuyobozi bwa APR ibyo bintu bigiramo uruhare nta nubwo bwamenye ko byabaye ahubwo umwana amaganya ye no gutaka amaganya ye kuko uyu ni umwana ukuriye muri akademi ya bakomeje APR kunkurikirana kugeza naho njya mu myitozo bantumyeho umukameramani ugomba kunkwirakwiza ku mbuga iyi si ya mikorere uyu yarasabye mwana yaratatse erega n'iriya nkuru y'umuzamu wo muri Nigeria ntabwo umuzamu yabyutse si umusazi ntabwo yaha niho tugiye kugera rero si umusazi ngo byuka avuge ngo nje muri APR nje erega niho tugiye kugera siniya niho tugiye kugera ariko kuri nawe Pierre habuzeho ubwenge kuko ntabwo nta mukino urumva ubwenge bwabuze ku muzamu nawe ubwo yahabuzeho ubwenge uriya munyanigeria nta mukinnyi turabona wimurenganya oya ntiwibeshye dore uko byagenze ntabwo yabyibye urumva bafashe Pierre bagatereka tumwice mu itangazamakuru mu masosho media bigaragara ko atagishoboye niturangiza bo bari bivuganiye n'umuzamu ugomba kuza muri APR bari bavuganye nawe fata videwo abashinzwe gushakira abakinnyi APR fata aka kavidewo karaza kumenyekana ntabwo umuzamu wo muri Nigeria yabyuka ntabwo ari umusazi ngo ntavuge muri East Africa harimo Simba harimo za Yanga ntabwo APR none si videwo tubitekerezaho nabyo yego iyi videwo yahindura general icyemezo kuko bafashe videwo APR yahita iza ishaka umuzamu buriya nkanjye wagurishije abakinnyi icyo bita kawuta transfer boosting hari uburyo batwikira amatransfer mu buryo butandukanye ushobora kubyumva ukumva ko nta hantu uri umuzamu gufata kariya kavido kuko kisi gasakara i Nyarugenge twese tumenya umuzamu twe kumenya guteze yavuzemo ko agomba kuza muri APR asuhuza abafana ba APR agenda ahuza ibintu bibiri yego ko n'uwabikoze yabuzemo ubwenge yego urafata videwo ya Kicukiro kuko ubikora ni umwe ni umwe nyine usebye umuzamu n'imikorere turayizi yego urafata videwo ya Kicukiro wereka ubuyobozi yuko umuzamu atagishoboye yego ni ubu buryo mbitekereza kazuye video ntabwo ari cyo yari maze no uvugane yari kugira ngo Pierre navo myitozo abone yakwiriye imbuga bari kumukata apfe mu mutwe agende gutekereza imyitozo imunanira kuko urabibona nko muri APR ubu ni munanira se uya nabyo turebe kuko n'abayobozi ba APR bafite ubwenge bureba kure iyo video cya mbere irabatunguye nabo bwa buyobozi nta muyobozi wa APR washyira ngo bafate uriya mwana ntibishoboka nabo bafite ubwenge butekereza ngo ubundi si wafashe amashusho we yashaka iki nananirwa gukora imyitozo cyangwa gutsindwa nibwo uri bubabwire ngo ndazana undi ntabwo bishoboka niyo mpamvu uvuga ngo ndabibonamo kuburamo ubwenge yego uyu wamufashe amashusho uvugishije undi burakeye yivuyemo atigenje mu ikipe yitwa APR yo mu Rwanda umuzamu ngo kubera ko Mario ngo byamunani kuko iyo APR iyobowe n'abantu batatekereza bukeye ati siniya samu batahuze ibyo bintu bibiri washyizeho ufata amashusho Mario ngo bigaragaza reko ntabwo bonyine bagushinja umuzamu wa Nigeria narazetse ni kubitaza ariko ni ubwo bwenge buke siniya kazungu aba agarutseho ni ubwo bwenge buke kuko ibyo bintu nta hantu n'ubundi ntabwo wabidefanda ikibazo cya Pierre ni iki gusa Pierre jyaho amakuru mfite Pierre mace ya Bugesera Pierre ngo yavunikiye mu myitozo ya nyuma ya mace niba cyangwa se muri mace ngo ya Gasogi ngo agira ikibazo cy'urutugu yabajije mace ya Bugesera ariko ngo araruhisha nyine bya bintu byo gushaka gukina urumva arukiniraho mace ya Bugesera adashobora gusimbuka adashobora kurambura neza ukuboko adashobora gukina aruhisha bamutsinda ibitego twese twibajijeho umuzamu wa APR atsindwa ibitego nka biriya barashotera kure ibitego bikajyamo ariko abitatse nyine kubera ibitego yatsinzwe abantu babifata nk'aho ari ugushaka
gushaka impamvu yatsindishije ikipe ataka ko arwaye urutugu ataka oya nta gaciro byaba bikifite ko bitewe n'urutugu ari kuri urwaye bitewe n'urutugu arwaye atavuze mbere ya match nabyo nta gaciro byagira kuko niba ururwaye bari kutubwira mbere akajyamo Adolphe cyangwa akajyamo uriya mwana wundi ntibyabuza kumwohereza niba rero kubivuga wariye bibiri wasebeje ikipe n'ubundi ntacyo biri bumare ntacyo bimaze yarahanwe ariko ari mu myitozo ava mu myitozo y'intare bamukorera sikani basanga koko urutugu afite rwarabaye ikibazo cy'urutugu bamuhaye amezi 2 adakina ari muri kine usanga twibaza ku itangazo rero duhuza ibintu bibiri coach yavuze ko yamuhaye akaruhuko yamuhaye ikiruhuko ariyo mpamvu we yari Kicukiro ikipe irimo gukina na Al Hilal twibuza muri iri tangazo rero ko ntabwo risobanura ngo yavunitse ryari yavunikiye urabona ko abo yagiye mu ntare abo twigiraho iburayi n'ibyo umutoza yatangaje abo twigiraho iburayi bava ko umukinnyi yavunikiye mu myitozo atazagaragara cyane kuri match ya Brighton na Arsenal urugero havunitse kanaka muri iri tangazo ntabwo birimo ntabwo bavuga igihe yavunikiye ntabwo yavunikiye igihe urumva harimo confusion kubera ko yarahanwe n'umutoza arabyemeza ko yamuhannye ko yamwohereje umutoza ntabwo yamwohereje kwitekerezaho umutoza yavuze ko Pierre ari we wasabye ikiruhuko umutoza niko yavuze ko yasabye ikiruhuko muri interview kubera ko ngo biragaragara ko ngo kubera ibyo ari kuvugwaho mu itangazamakuru igitutu cy'itangazamakuru n'abafana na confidence ye mu mutwe umutoza nuko yavuze ngo nari muri press conference none kumujyana mu ntare se nibwo yaragiye kuruhuka nyine ngo abe yitekerezaho nyine adafite pressure itangazamakuru n'andi makosa yakora mu wundi mukino kandi aribwo yabaye nyinshi kumubona mu ntare akora imyitozo niyo habaye ikibazo gikomeye ariko nibyo tuvuga ngo ubuyobozi nabo bwatunguwe kubona video ya Kicukiro bavuga ko umuyobozi hejuru bwatunguwe rwose kubona ariko kuri iri tangazo ntagaragara nibyo navuga ngo niba byamwisobye ni umuyobozi wa PRFC bakeneye gusobanura ngo Pierre yavunitse ryari yavunikiye match ya Bugesera ko ari heruka ese mu myitozo y'intare Kicukiro amakuru numvise ko yavunitse yari muri match ya Gasogi cyangwa mu myitozo yakurikiye Gasogi sinzi ariko yavunitse nanjye sinzana nabibonye ko mwana nkoranyambaga ngo yavunikiye match kuri match ya Gasogi Bugesera match itaraza urumva ko uri mu murongo avunitse araceceka ntiyavuga ko yavunitse ariko abakinnyi bacu nabo wowe urajya kuri match yindi urwaye urutugu urabishye ngo bigende biteze ngo Adolphe ntabwo uba wizeye ariko kandi ahubwo byanakica ejo hazaza Pierre na ba Adolphe arabarusha ko niba abazamu nyine bose usanga ari urwego rumwe ntabwo Pierre ari uwo guhisha imvune ngo Adolphe atazamutwara umwanya ibyo bintu simbona ko ibyo bintu bishoboka ariko urumva n'ikipe ubwe nyine yatumye ikipe inganya na Bugesera yaba impamvu kuko Bugesera yateraga mu izamu cyari igitego ariko icyo tuvuga iri tangazo ntabwo risobanura neza nyuma y'uko Pierre avunikiye kuri match ya Bugesera ni urugero niyo aheruka gukina cyangwa se match ya Gasogi niyo yavunikiyeho ariko akina match ya Bugesera atameze neza uyu munsi arimo kuvurwa n'ubutasi ya PRFC gusa n'izindi kipe niba utanga itangazo shyiramo itangazo risobanutse risobanurira abantu be gusigarana urujijo ko dusigaranye urujijo ruvuga ngo Pierre yavunikiye nibyo Karenzi avuga ntabwo ari byo nawe nibyo yabwiwe ntabwo twabyemeza Pierre yavunikiye kuri match ye Pierre yavunikiye mu myitozo ishyorongi ibyo ugomba kubisobanurira abantu nahise igika cya kabiri nacyo kirimo urujijo sasa aho bavuga kuri Seido Dauda ariko ntibavuze izina kwanza ntibamuvuga bavuze ko ari umukinnyi urimo gukurikiranwaho ikibazo cya disipurine nke imyitwarire kuki se batavuga amaze nanjye nicyo nibaza hari umukinnyi w'ikipe ya mbere wa APR umaze imikino 2 adakina ataravunitse batatanzeho amakuru amaze imikino 2 adakina ataravunitse atagaragara muri 10 kudakina ngo ntiyari kuri match ntiyatanzweho amakuru match ebyiri uwo mukinnyi twamubonye mu ntare ari gukora imyitozo itangazo rivuga ko ari umukinnyi w'ikipe ya PRFC urimo gukurikiranwaho ikibazo cy'imyitwarire ko bigaragara ko Dauda ari we mukinnyi umaze imikino 2 adakina kandi ataravunitse akaba ari gukora imyitozo mu ntare kuki bigoye kumuvuga mu izina rye kuko umuhishe ntabwo twakwiye dufite amavideo ya Dauda
kandi ari umwe noneho si Why? benshi batari gukina ni umwe kuko hari inkuru twavuze hano ya Dawuda ko atari buboneke mu kibuga ibyo twarabivuze bibaho tuvuga ko atari mace buboneke ntiyayikinnye iyo mace ntiyayikiniye niyakurikiye ntiyayikiniye hariya Ariko ubundi aheruka gukina habanje iyo mace yabuze. ye mbere ya polisi Habanje. y'ababyeyi ya kiyovu ni kiyovu oya ni kiyovu kiyovu igikombe cy'amahoro meme na kiyovu muri shampiyona muri shampiyona ntabwo yakiniye muri kiyovu se zaba zibaye eshatu ntabwo ni bishoboka Kiyovu muri shampiyona kiyovu bakiniye muri stade none amahoro none icy'amahoro se kuwa kabiri niba ari kuwa kabiri wibuka bakiniye muri weekend shampiyona bahita bakina bakina hagati kuwa mu kabiri cyumweru bakina n'ubundi bakina na kiyovu. polisi kuwa gatanu hariya ngo zimanza kuba mace eshatu maci ya kabiri ya polisi ya kiyovu niyo atakiniye igikombe cy'amahoro kane mace Dawuda atari ahari ko ni mace ebyiri mace ya ziherukereka Kiyovu reba iya kiyovu muri ya shampiyona shampiyona Dawuda ntabwo yari ahari sibyo iyo igikombe cy'amahoro imaze icyumweru ibaye sibyo mace y'igikombe cy'amahoro na Kiyovu no mace yari Hilali Dawuda niyo aheruka gukina yo ku itariki 10 mace ya Al Hilal Dawuda yarayikinnye kuva nyuma icyo gihe yasibye ubwo yasibye kiyovu match ebyiri hasiba na polisi banze kuba eshatu n'eshatu mace imikino eshatu itatu mace zombi za Kiyovu ugesera yo yasibye kubera ikarita itukura harya yawe ryari kuri gasogi dawuda harya Dawuda umutuku kuri gasogi iri cyane hasiba match ya bugesera Kabakina. agaruka kuri Al Hilal atasiba ahita imikino asuba itatu izindi mace eshatu zikurikirana uwo mukinnyi ko ari umukinnyi w'ikipe ya mbere ubanza mu Umukinnyi mwiza kibuga muri shampiyona kwa kweli. peri tamutanzeho amakuru tukaba turi kumubona mu ntare iri tangazo rirakuraho uruhe rujijo ko batanamuvuze ko ari we basi rirakuraho uruhe ariko rujijo nyine kutavuga izina ko rye riteza urujijo bitwaye iki neza ubu dutangiye dushakira kubaho dawuda yahanwe se tuvuge ko atari we wavugwaga muri iri ubuse tangazo dutangiye nubwo twamubonye mu ntare dutangiye tubaze amakuru twumve niba hari undi mukinnyi wa peri waba ufite kesi ya indisipurine uri gukurikiranwa kugira ngo tumenye ko atari Dawuda ahari guca amarenga Dawuda se yabakora iki mu ntare urumva naryo mu by'ukuri ni amarenga ntabwo iri tangazo naryo ritanga amakuru ku bakunzi ba peri riri ku mbuga za peri barishyizeho ejo ubwo bafite impamvu kandi noneho rije karenzi bamutsinze. hashize ibyumweru bibiri ibyo bibaye bivuze ngo ryakabaye ryo gukiriyaringa eya kuko hashize ibyumweru bibiri bibaye ntabwo ari bishya ibya Dawuda ibyumweru bibiri none se bakinnye bari gukina tariki 10 ariko gukina match ya Hilal tariki 10 ntarongera gukina amacindi turi tariki zingahe se Dawuda yabuze kuri match ya Kiyovu y'igikombe cy'amahoro vuga match ya nyuma aheruka gukina niyo shampiyona ngo ntiyayikinnye oya iya kiyovu ari ikinye si kimwe kimwe yari ikinye kimwe ku mahoro urabyibuka neza ku mahoro yari arimo match yabuzemo niyo mpamvu urabona ko match y'igikombe cy'amahoro niyo mpamvu bavuga Y'inyamibwa. ntabwo twibeshye rero match ebyiri nizo abuze ni abuze icyumweru n'igice kandi match ya polisi imaze iminsi 5 ibaye sibyo hakaza match ya Kiyovu niyo ya kimwe ya 2-0 Bibiri niyo zeru. yabuze ku busa niyo atakinnye Memer Daose Kiganda ntabwo yari ayirimo iya Kiyovu ya shampiyona yari arimo nibyo icy'amahoro handitsemo babiri handitsemo Dawuda ni nabo ngo twatangiye kumenya ibibazo bye aperi yahinduyemo babiri mu gikombe cy'amahoro match ya Kiyovu nibyo kuri iyi match ya N'icyumweru- kiyovu hashize yanabanjemo icyumweru n'igice yanabanjemo yo ku mahoro rwose, yo ku ariko mahoro urumva kuva icyo Mahoro gihe yari arimo. urumva kuva icyo gihe abura mu by'ukuri aya makuru yari ahari kuba bisi yamusize kuba harimo ikibazo cya indisipurine byaravuzwe bihwihwiswa none kuki bigiye gukomeza guhwihwiswa na nyuma y'iri tangazo rije nyuma y'icyumweru n'igice ese wa mugani ubundi uyu mukinnyi bikabangikanwa n'umukinnyi n'amashusho ari y'umukinnyi mu ntare arimo aritoza uyu bigiye mukinnyi gukomeza utavuze guhwihwiswa. amazina ye nawe ubwe ngo bimucishe bugufi mu mutima Pierre se ko yavuzwe Pierre amazina kubera ko hari avuzwa ubu yakaba yahanwe we se yahinduka ki mu mutima icyamucisha bugufi ni iki niba udashobora kuvuga izina rye ariko niba wavuze izina rye ko yahanwe n'amakosa ye yakoze kubera ko bisi yamusize nawe ubwe aba afite ikibazo ariko Dawuda ngo harimo akantu k'ishyamba nubwo bitavugwa ishyamba ry'iki kandi rigarutse ngo karimo ishyamba ishyamba se rituma bisi imusiga akarimo gute Gute? ashaka kuba abuzwa gukina abuzwa gukina n'ishyamba n'abari mu ishyamba abuzwa gukina neza bakamubwira Kuko atabikwiye se. abamuguze simbizi none se yahawe umutuku sinzi kubera abarimo ishyamba ariko ngo harimo akantu k'ishyamba
ishyamba ubwo ni abapampe njye ni bamuzi umuntu wabimbwiye njye sinyura ku ruhande Hamwe niba ari tugomba ishyamba gukurikiranwa, ubwo ni hashobora kuba abapampe. harimo ishyamba. Ubwo oya hari igihe tujye tumenya imikorere y'umupira wacu iyo abantu bavugwa nabi n'iki ibibi byose babijyana babibegekaho naho ngaho bigana. Dawuda ishyamba se niryo ryatumye ahabwa ikarita y'umutuku kuri Gasogi. oya Eh. ariko Dawuda si umukinnyi utaza muri match kandi nyine atabyemerewe eh none se oya ese yahaniwe iki yajyanwe mu ntare kubera iki none se ntawe kabiri no mu Misiri ishyamba none se ni ryari ubwa mbere Dawuda Nahisa. Ishyamba ryari Ishyamba Kayiro. yaba bikorwa Ishyamba n'ishyamba ryari Ariko Kayiro. ryatumye bava mu oya muri Dawuda Nubwo bahakanye bakanga we na Mamadusi Dawuda Bika- nta kibazo cy'ishyamba bikanitirirwa nta shyamba piramide riri muri Nta Afurika. Dawuda yaza kuba afite ikibazo cy'ishyamba bari kumuhimbira ibintu bakayimugerekaho akirukanwa mu Misiri ntabwo Dawuda yaza kuba afite ikibazo cy'ishyamba Yari kuba yarababaye ibintu Dawuda ari wese. kuzirana ibintu bigaragara bizi nk'abakinnyi Dawuda yamanuwe mu ntare kubera amakosa yakoze tuzi we nk'umuntu none se kucyumva nta wayihisha inyuma none se ashaka iki se kandi nyine yakozwe n'umugabo Karenzi nari namubaza badakina mu Misiri ishyamba ryari rihari none se oya Eh, Karenzi eh. iyo ibi atakoze bibazo amakosa- bya indisipurine kandi rikari yari ariyo iyo atakoze Yari ama- rihagarariye. iyo atako- njyewe ajya ntabwo yari ariyo oya nagiye kujyayo ubwawe niwe wambujije ndanagushimira nagiye gufata indege Karenzi arambwira ngo Dawuda iyo atakoze amakosa nta hantu ntaba ari mu wagiye kibuga, ntaba ari mu ukahura kibuga. n'ibibazo iyo atakoze amakosa ntaba ari mu kibuga mpamvu zindi z'ishyamba ntiziri Kandi Biza amakosa Dawuda kuyakora. akora amakosa ntiyaryozwa ubu iyo atakoze amakosa n'ikimenyimenyi kwereka ko ari umukinnyi w'ingenzi yarahanwaga mu gitaraganya kuko aba ni mwizera umukinnyi w'ingenzi ku buryo nanone abuze aperi ihura nyuma n'ikibazo y'imyaka ibiri none se Dawo afandera isharagiye bara Dawo hari ishyamba rimukoresha Dawo ko nta musaruro arimo gutanga nimero Dawo atavugwa ariko ntabwo kuki yavugwa uwaguzwe n'ishyamba ariko uzi gushyize amafuti ya memeri Dawo kuri iyi meza uwo ni meforume ariko iziterwa imyitwarire ye uzi ibyo ducece kuko bingana n'imyitwarire ye hanze y'ikibuga wagira ngo Dawo uko bitavugwa bitavugwa, ya Rekari. APR narabicecetse Nemere Dawo memeri tubwire Dawo ubu turavuga ko Dawuda bisi yamusize kubera kuregeza nko guta akazi tubwira ikintu kimwe gishobora kuba kitagarukwaho cy'imyitwarire ya Memeri Dawo uzi ntabwo ndi bukerure Yari mu ariko kibuga. hanze mu y'ikibuga kibuga mu kibuga kandi ntahagaze mu neza kibuga ariho Memeri. tumubona yuko ari muri meforume kandi ibyo mbabwira Memeri Dawo gukina Ibitwaro. Memeri Dawo gukina nabi mu kibuga hari ishyamba rimuri inyuma hari ishyamba rimuri inyuma ni meforume ni umukinnyi niba Dawo udakina nabi adatanga umusaruro ngo ishyamba Ishyamba. Memeri Dawo ko atavuzwe n'ishyamba ubu arakina neza ubu kujya afandera ishara amaze umwaka agiye Dawuda akina nabi sijya wavuze ngo Lamine nakora imyitozo Lamine mba umwanya Memeri wari yego nabivuze mbere nkimubona match nk'ebyiri ubu warambwiye ati iyi nomero 10 yaguzwe ngo ize gukinira APR nzi n'igitutu cyayo buryo goye uyu mukinnyi mbona memeri ntabwo yakina 10 ya APR ngo ayishobore ariko abakinnyi uyu ba munsi APR nta muntu ubagendaho bahanwa kubera ko bakoze amakosa period. nta shyamba riri muri APR ikipe barayubatse Dawuda naye yego naye ku giti cye ubwo rero ni ababyegekwaho ariko biravuga Mama Dusi naye bashaka ikizi niyo mpamvu mvuze ngo Dawo nakora ikosa ishyamba rizaba ryavuye ahubwo se ubu ntayakora Memeri Dawo arayakora we arayakora. ntaramenyekana ntarajya ahagaragara ariko najya ahagaragara tuzabyitira nde kuri Dawuda barabyitira ariko bitewe n'uwamuguze wamuzanye Yeah. Memeri Dawo nta kosa afite niyo yakina nabi reka nuko utari kubivuga ariko Yeah. meforume ya Dawo n'ubundi ubwira aterwa no hanze y'ikibuga filime ya Dawo ni hanze y'ikibuga ariko se hari ubivuga niho bigoye ariko ntibivugwa ariko ka Dawuda kose ntabwo dushyigikiye Dawuda ahanwe mu makosa ye n'umutwe twabivuze ngo ahanwe ariko Memeri Dawo Togwi Watara amakosa bazakora kiwanuka kiwanuka uyu mugande wundi Omedi ntabwo ari ishyamba abo bose bitewe n'uwabaguze ntabwo ari ishyamba ntabwo ari ishyamba uzakora ikosa Dawuda si ni ishyamba urikoze aba ari bihita ishyamba binamenyekana cyane bihita ko bakoze. binamenyekana bihita bisakuza bigahita bigenda ahantu hose njye nemera ko Dawuda hari indisipurine afite pe kandi akwiriye guhanirwa akamenya n'ikipe akinira na baji afite na baji iriya Akinira. kipe ni RDF sibyo ariko nanone ntabwo ibintu byose bizajya byitirwa abantu bamaze imyaka 2 bagiye si muri Pierre wambwa ko ishyamba rihari ari iryande ryo gukuraho ndetse bagashyiraho ndetse bakazana uwe mukenisi mu president arabagura abakenyi
ninde se uzamugurira abakinnyi isoko yararisigaranye isoko yari risigaranye ntawe bahanganiye mu kibuga yarabaguze batogo yarabazaniye ubu ujya gufata rishari niwe ugura abakinnyi ubu ujya kubyegeka kuri afande rishari nabwo tuze Ukagimbura ngo hari umuntu ubu ukagimbura ari muri aperi reka reka umurongo wo Inzu kugura yarayubakiye. abakinnyi umurongo wo kuzana abatoza umurongo wo kuzana abatoza bizajya ku mutwe we isoko rifitwe n'umuntu ikipe arayijyana mu matsinda nyuma y'imyaka 7 yayimazemo itayijyana mu matsinda umwaka utaha reka ihe shampiyona ijye mu matsinda ishyamba ntaryo aha iyo rero ni ikipe ya apel rwanda premier league sohoye itangazo ryo kwisegura ku bakunzi ba ruhago bamaze iminsi batenguha mu bijyanye na broadcasting bamaze igihe barabuze umupira kuri abonema biguriye ko batinze cyane sibyo baratinze baritwereke magnifique rishaka kumugaza rwanda premier league ritwereke ko abantu ejo nari kumwe na cyane hari ahantu nahuriye mu nama na Mazimaka wa vifo ndetse n'irebero n'umunota byose burya nibye ambwira ko irebero rwose umunota byose biba muri byose ni vifo ambwira ko rwose twamurenganyije ko ngo match twavuze itari ifite abogeza ngo ni match yo ku mahoro ngo ntabwo yari iye kururinzi ko yavuze ntabwo abyumva ejo yavugaga abadashoboye ese mace ku cyumweru nzareba ikibazo si ukuvuga ngo mazimaka si ugutora ngo ubonetse wese mazimaka yampamagaye twaganiye kandi twaganiriye neza mazimaka ikibazo namubwira navuze ejo ntabwo yakubwiye ko twabonanye se oya ntabwo yabimbwiye yaguhamagaye nka ryari mu mugoroba n'ubu ari nka saa moya gutya aho ngaho saa 2 twari bwo twari kumwe twaratandukanye se njyewe ibibazo ni bibiri ntabwo navuze ko mazimaka atashyizeho commentary kuri match ya peri na kiyovu navuze njyewe ntabwo nabyize mvuga mazimaka njye navugaga rwanda premier league n'aba broadcasting partners bayo ariko yari yumvise umva nyine nibyo yumvishemo nyine agomba kubyumva rwanda premier league yerekanye match kuri platform ya rwanda premier league akadomo rwa kuri match ya peri niho twayirebeye njye nayirebye ndishyura narishyuye ndayireba iyo rero si amazimaka iyo ni ya rwanda premier league berekanye match itarimo commentary itarimo na graphique ibya irebero n'ibiki byose byakurikiye navuzeho ni match ya Armerek na AS Kigali na match ya Rayon na Mukura kandi zari match zikomeye zari match zikomeye ku mashusho zagaragaraga neza zari zifite na graphique ariko abogeza commentary yari commentary itari kuri standard icyo nakimubajije ejo arambwira ngo ndabizi ko nashyize abanyamakuru bimenyereza atari ko ubirebera mu bushobozi tuzagenda dutera imbere tugenda twaguka ibyo twinjizamo n'ibyo dushoramo hari ubwo ubona bitari bugaruke yarambwira ati na mbere twarabigerageje yarambwiye ngo na mbere twarabigerageje tugenda dufata abanyamakuru bamenyereye tukabahikira ko abakogeza